banza wikomeza ubwawe ubone gukomeza abandi ubone gukomeza abandi niko Yesu yabwiye Petero buriya nujye ubona nkubwira ngo nasabye imbabazi mu itorero nari naragiye nkora ibintu byinshi ntago ari turiya turatwubuyobozi turoroshye kuko abantu benshi bubatse ingo zabo dufite abantu bamaze imyaka 50 bubatse ingo kandi bameze neza batigeze bakaragera mu rusengero n'umunsi umwe none ngatekereza ngo nimba ibibazo byamaze kuba byishuka bijyana muri public bikagira ubwo bijya kuri YouTube bikajya ku mashene yose hanyuma noneho bya bibazo tukaza guhindukira ugashaka gutanga inama kuri byo n'umuntu watekereza ko Mahoro nava muri ADPR uwo mushinga ntabwo ushoboka bazawihorere nugira ibyo atekereza ntibishoboka donc nongere mbisubiremo buriya ikiza cy'itorero ariko miki biratangaje none se ni gute ushobora kubona nk'umudamu mu gitondo wasenye urugo abyutse akaza kuri kamera z'ikinyamakuru runaka akavuga ati rwose mwubaka ingo neza kandi urwo rwaramunaniye urabona ibintu by'agakombe biza umuntu wabaje ikibazo cy'agakombe bwa mbere muri ADPR ninjye kubera ikiba kibajije ntakemera ntago wakemera oya ya reka tubaramutse tubifuriza ibihe byiza bakunzi ba Bwiza TV na bwiza.com kakanya nkuko mubireba imbere yacu turi kumwe na Mahoro Jean Napoleon yaza bati Jean Napoleon Mahoro Napoleon bivuga iki ntabwo namiye usobanura bwabyo ariko izina rizwi cyane izina rizwi ni umugabo w'umufaransa wanayoboye ubufaransa mu gihe cye yashyizeho ibintu byinshi bakunda kuvuga burya niwe wazanye systeme zo kugendera iburyo ubundi kera bagenderaga ibumoso afite ibintu by'amasysteme menshi yagiye azana nk'uko uzi ko abagiriki nabo bafite ibindi bintu bagiye bazana abanyamisiri umuntu rero wari umuhanga haba mu rugamba yigeze ashaka no gutegura kwigarurira isi nicyo muziho ariko ubundi ubusobanuro bwa Napoleon ubwabyo bavuga ko ari ijambo risobanura igitangaza bavuga ngo Napoleon Bonaparte ariko Napoleon wenyine bisobanura igitangaza ubwo Bonaparte byo ntabwo nabimenya ya Mahoro turakwakiriye kuri Bwiza TV ikaze akakanya tujye kuganira ku ikintu kijyanye n'ivugabutumwa muri iyi minsi ubona gute ivugabutumwa muri iki gihe cya none ndavuga ubwo mu Rwanda yego urakoze cyane Meki iyo urebye ivugabutumwa ryaragutse ubona ko ukurikije nkatwe dukizwa kuko urumva njye navutse muri 74 kandi itorero mvukira mu itorero ryemera Kristo rero uko twabonaga cyangwa uko ivugabutumwa ryakorwaga ubona byarazamutse hazi za channel YouTube haje uburyo uyu munsi ntushobora gutangira umuntu mbere washoboraga kujya gushaka umuntu ukamubwira uti wamfashije ko n'ufite ibintu ushaka kuvuga ukajya kwinginga umuntu ukamubwira uti mwambabariye nkazabwiriza bakanakwihorera kabana kwima umwanya uyu munsi rero ntibishoboka ndetse urabona ko uburyo ivugabutumwa ryagutse buri muri rya jambo ry'Imana ubutumwa bwiza buzakwira isi yose mu gihe cyo kugaruka kwa Kristo kimwe mu bimenyetso kizagaragaza yuko Yesu Kristo ari hafi kuza muri ibyo bimenyetso harimo ko ubutumwa buzakwira isi nk'ubu ushobora kwibaza uti bano banyamerika bashinze Google bagashinga YouTube n'izindi mbuga nkoranyambaga ukagira ngo wenda ngo ni ibintu bagiye bikoresha ariko akenshi abari mu mugambi w'Imana yego na Satani wenda ari igihe bikoreramo ariko akenshi ubusanga arimo n'umugambi w'Imana kuko uyu munsi ukurikije ivugabutumwa uko riri gukorwa haba hano muri studio za Bwiza TV nkunda kubona abantu bahanyura n'ahandi ku macano menshi no ku mateleviziyo asanzwe no ku maradiyo ubona ko ari ibintu byagutse mu buryo bumwe cyangwa mu bundi ariko nanone wareba ukabona nabwo nibyo kwitondera kuko uzasanga hari igihe hahita ibintu bitari ngombwa ubundi kera njye nagize ngira umushumba w'itorero ryanjye paroisse noneho ni paroisse navukiyemo ya Ntura iyo wabaga uzabwiriza cyangwa uri umuntu w'umurayiki w'umukristo usanzwe yagiye kumusaba kubwiriza yagushyiraga imbere ukamubwiriza akakubwira ati noneho ubwiriza ndebe uburyo uzitwara ugasoma ibintu byose wumva uzakora ukabikorera imbere ye akakubwira ati hano uratandukiriye ahangaho bivuze imbere y'abantu byagenda gutya
ariko ubu biragoye uyu munsi kuba umuntu ashobora kubyuka mu gitondo akajya kuri kamera cyane ushaka gushimana ngo banze ugende ujye kuvuga ibyo uri buvuge ukajya kuvuga ibyo uri buvuge kugira utaza kandi kuko ukwiye no kumva abayobozi ashobora kujya kuvuga ibintu akavuga ibintu bitandukiriye ariko kwari ukunigana abantu ijambo ntabwo twava ko rukunigana abantu ijambo erega buriya meki ari ibyo abaturage muri rusange cyangwa se n'abakristo bavuga ngo ni ukuniganwa ijambo ariko burya umuyobozi niwe utanga icyerekezo kuko niba Imana iguhaye kuyobora abantu ni wowe uri kurivura ntabwo rero utwaye imodoka irimo abantu 60 ntabwo wagera mu Kinogo ngo babaze ngo se mfate feri donc ugomba gufata feri kuko ubona ko bikwiriye niyo mpamvu rero nubwo wenda twabyishimira ko ari byiza ivugabutumwa ryagutse ariko usanga harimo n'ibibazo bituruka kubera ko abantu bose nyine babonye iryo jambo nk'uko twabivugaga wowe ubona ibibazo byiganjemo cyane muri ivugabutumwa ari ibihe ibibazo byiganjemo muri ivugabutumwa byenyine ko umuntu abyuka mu gitondo akaba ashaka kuvuga akabona ahavugira burya nabyo ubwabyo ni ikibazo abantu wenda barabyumva ukundi cyangwa se bamfata ukundi ariko kuri ni ibintu byose iyo bidafite orientation ubu ngubu turi mu kiganiro ariko utambaje sinagusubiza hagomba orientation kandi ngusubiza nkurikije icyumbajije uribaza uzajya kubona ubone wenda nk'umudamu ubundi Bibiliya ntiyemeraga kera ko abadamu banavuga mu bintu by'ivugabutumwa ariko uko nyine Yesu yaje akagira ibintu by'amategeko ya kera agenda akuraho byatumye nabo babasha kwinjirira hera ariko miki biratangaje none se ni gute ushobora kubona nk'umudamu mu gitondo wasenye urugo abyutse akaza kuri kamera z'ikinyamakuru runaka akavuga ati rwose mwubake ingo neza kandi urwo rwaramunaniye ni ibintu bitumvikana yewe akakwigisha akagera no mu buriri mwitware neza mufata abatware neza kandi we byaramunaniye kuko yaza kubishobora bakabaye bari kumwe ntabwo ndi hano kugira ngo wenda senye abantu ntari impamvu tuba dutanga ibiganiro byo kubaka ubwami bw'Imana no kubaka sosiyete nyarwanda no kubaka sosiyete y'abakristo muri rusange umuntu wasenye urugo tuvuge wenda kuri ikintu cy'umuntu wasenye urugo umuntu wasenye urugo abujijwe kubwiriza biterwa n'ibyo yabwiriza biterwa n'ibyo wabwiriza ntabwo uyu munsi mvuga ngo none se reka nkubaze uri umudamu wenda ufite umugabo sibyo igihe kirageze muratandukanye umutanye wenda nk'abana 8 cyangwa 10 none ugiye gutanga inyigisho zo gukunda abana no kubarera ubwo izo nyigisho zafasha ndi utekereza ko uwo muntu yavuga iki uri umudamu wataye umugabo mwaratandukanye completely ugiye gutegura inyigisho z'abubatsi ngo izo nyigisho zirazitegura mu ruhe rwego uri umugabo urugo rwarakunaniye ne kuvuga abadamu urugo rwarakunaniye birazwi isi yose irabizi hanyuma ukaza guhugura abagabo urukubahugura se ukubabwira ngo nabo basenye nkawe donc nukubyibaza iri vuga butumwa ririmo riraguka ariko dukwiye kuryitondera kuko hari ibintu reka nkubwire miki wenda hari igihe abantu batekereza bakavuga ngo twarabohowe ijambo ry'Imana ryaratubohoye ariko ryatubohoye mu biki hari ibintu bitavugwaho sibyo hari ibintu bitavugwaho kuko nk'ubu uyu munsi reka ngewe mvuga nitangiraho urugero urabizi ibibazo nagize uyu munsi ndi gushaka uko mbivamo ariko hari byo ntaravamo ubu ntabwo ngiye wambwira ngo nigishe ku kintu cyitwa ideni kandi nyafite ntabwo ushobora kumbwira ngo uzategure ngo uze ngo tuganire kuri bwiza.com ngo uburyo ngo abakristo bagomba kwitwa njye se ndaje kwigisha ibintu byananiye gute njye nanjye byarananiye sindabikiranura wenda mfite ya banke mfite abantu ku giti cyabo yego mfite umutima wo kubikiranura nubwo wenda naba narahuye n'igihombo ibibazo bikaza mfite umutima wo kugira ngo ibyo bibazo mbikemure ariko ntabwo nabyigishaho ndabyigishaho gutese kandi nanjye byarananiye nawe byaragucanze ni nk'icyo ngicyo rero simvuga ngo abantu bakwiye kubwiriza kuko ubutumwa bwiza nta mupaka bugira wabwiriza wasoma ijambo ry'Imana ariko ntibakwiye kubwiriza ku bijyanye no kubaka ku bintu byabananiye ko abenshi se tuvuge nk'urugero ku bantu benshi barimo wenda reka mbavuge mu mazina benyihangane so kwibasira ntabwo ari guca mu ijambo kuvuga ngo kubavuga ubwabo barabyivugiye niba umuntu aba Mama Charlene nibo bavuga ko batakibana n'abagabo kandi ni ababwiriza butumwa banakomeye cyane ngira ngo hari n'umuvuga butumwa muri no minsi witwa Mama Vanessa we yataye umugabo arigendera ajya mu mahanga ashaka undi mugabo hari n'uwitwa Gihozo Gihozo ni umuvuga butumwa nawe ukomeye cyane bose bavuga ubutumwa mu buryo bwa online
kandi nawe bivuga ko umugabo yamutaye yanagiye aza atwara n'undi mugabo, ibyo bintu babivuga iki? ya urumva nta kuri tubifitiye. Cyakora wenda Mama Charlene we yarabyivugira, wenda muforuwinga aranabyivugira, n'umugabo we tena nawe arabyivugira, nawe akagaruka mu bintu wenda we ntago ajya akora kuri topic zo kubaka ingo, ariko wenda nka Mama Charlene navuga nko kuri topic zo kubaka ingo uburyo byagombye kugenda. Ngiye mbona afite impano nziza yo kuvuga, yo kubwiriza, yabwiriza mu bindi. Erega uje ugasoma buriya Bibiliya nicyo kiza cyayo. Uyu munsi ugiye ukajya mu wenda ugasoma mu kubara 14 umurongo w'8 ukavuga ngo niba Uwiteka twishimira azatujyana muri icyo gihugu akiduhe, ugasoma iryo jambo ryonyine, cyangwa ugasoma muri Zaburi ya mbere, urumva hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Urumva ibyo ni ibintu bidafite icyo biri buze kugutwara. Ariko izi nyigisho dukora zirashaka n'ubuhamya, zirashaka buriya meki biragoye ko ngiye maze imyaka 26 mfite urugo. Urumva imyaka 26 na experience umuntu aba afite, kandi nashatse ndi mutoya. Bite nk'imyaka ingahe Maho? Nashatse mfite imyaka 20. Wari muto. Nashatse mfite imyaka 20, doke 22 nari maze kubyara umwana wa mbere, kuko urabizi mfite umwuzukuru. Narashingiye. Noneho nanjye shaka sinatekerezaga ko bizamira uko byagenze. Donc erega buriya meki hari ikintu kimwe. Mukwiye kumenya ko Satani yanga urugo. Ndaza kugaruka kuri baraba mu barumbwiye. Ariko bakwiye kumenya ko bahuye n'ibuye rya Satani, kuko Satani yanga urugo. Impamvu Satani yanga urugo niyo projet y'Imana. Urugo ubundi ni projet Imana yatangije, iyitangiza muri Edeni. Noneho urugo ni pepiniyeri yo kugira ngo abantu babeho. Noneho bigatuma Satani agenda arasazango kugira ngo yice umugambi w'Imana. Kubera ko biragoye niba umwana yavutse agavukira mu makimbirane, biragoye ko umwana atazaba umunyamakimbirane. Niba umwana yavutse agasanga iwabo wenda hari ibibazo wenda by'ubusambanyi, biragoye ko umwana ibyo ntazabicika. Niba umwana yavutse agasanga iwabo harimo ibibazo by'ubusambo, biragoye ko azabicika. Noneho kubera ko Satani yanga urugo rero bidusaba kuba maso. Buriya urugo bisaba kugira ngo urusengere, bisaba umuryango kugira ngo ukomere. N'aba bose ubona tuboneho icyitegererezo, dufite abantu b'icyitegererezo. Hari abantu ngiye mbafite b'icyitegererezo ndeba mu ngo zabo, sibyo kavuga ngo Mana uzambe ku rugo rwanjye urugero. Nta ko buryo uvuga ibintu byiza nka Pastor Antoine Rutayisire, ni umuntu uzi kuva kera n'umwana, kuva nashaka inyigisho ndazikurikira, nkareba n'imyitwarire ye nuko yifata mu rugo rwe, nuko iyo barebye ugira ngo baracyara abajene Marie we na madamu wiwe. Abo ni abantu twigiraho. Hari nka pastor witwa Pastor Muremangingo Rene, ngira ngo akora muri yaye. Iyo umurebye n'umudamu we Mama Sara n'abana babikenda, ubona ari abantu kwiye kureberaho, ukabafata icyitegererezo, kuko urugo rwabo ni urugo rw'icyitegererezo. Urumva nk'abo n'abandi tuzi cyangwa tutavuze, iyo bahagaze imbere y'abantu batangiye gutanga za nyigisho, sibyo ubibona nk'ibintu nyine bifatika, ukavuga uti, kandi ugasanga ni n'abasirimu ejo ukazababona bafashe imiryango yabo bayisohokanye. Ya rero wenda nko ku Mama Charlene warumbwiye, ni umubwiriza butumwa mwiza w'ijambo ry'Imana, ariko biragoye kubwiriza ku kintu cy'urugo, ku kintu cy'uburyo umudamu yafata umugabo, ku kintu cyo mu buriri. Urakivuga se wowe waragishoboye? Ntabwo gishoboka. Icyo cyarakunaniye se ukukibwira abandi gute? Kuko uza kugishobora wagombye kuba uri mu rugo, wagombye kuba uriyo. Reka tuvuge aho ndaza kubifatanya no kwibaza ngo ese umuntu umunaniranywe mwagumana burundu? Oya, siko mbivuga, kuko kugira umuntu akwice mwana atandukana byose birashoboka. Ariko noneho mwivuga butumwa ryawe buryo bufite limite. Hari aho ugomba kujya nawe utagomba kujya. Hari utagomba kuvuga. Uriya mu mama nawe uheruka gukora ubukwe, arumva yivuze ngo ubushake bw'Imana. Neza nkurikira ikiganiro yakoze, yasomye ijambo avuga ngo n'ubushake bw'Imana, avuga kuri Samusoni. Byukuri ubushake bw'Imana busenya urugo bukajya kubaka urundi bubaho? No, ntabwo ushobora kumbwira ngo habaye ubushake bw'Imana ngo buvuge ngo genda wenda uve mu rugo ngo ujye kubaka urundi. Ntabwo bishoboka. Ntabwo Imana ikora gutyo. Imana se ni nyakajagari. Ese ugira ngo Imana iziye nzamara mu rugo, izi nigiye nzarumara, izi niba ari njye uzataha mbere cyangwa niba ari umufasha wanjye uzataha mbere, byose bibizi. Ntabwo rero yakubwira twigeze tugira intambara, ukajya ubona abantu mu itorero akakubwira ngo njyewe Imana yambwiye ko nzabana na runaka kandi afite urugo. Ukamubaza none se bizagenda bite? Ati njye n'uwanjye ati hariya nari nayobye. Ese koko Imana ishaka gukora ibyo? Ntabwo bishoboka. Ntabwo Imana ishobora kose miki nawe rwose ndabizi ko uri umukristo. Uruviye nishoboka wowe. Ntabwo Imana ishobora kuvuga ngo urugo rwa runaka ruzagera igihe uruve, nubwo yanabikora
yabikora mu ibanga rikomeye mu bwiru bukomeye ku buryo wowe utanabimenye kuko abantu benshi babivuga ugasanga umuntu aravuze ati uriya Imana yanyeretse kuri mugabo atari hari aho byumva ugasanga urwo wasenyetse ngo Imana yavuze kuri mugabo atari hanyuma se ujya kubana nawe yariri kwizi byose niba atari umugabo wawe cyangwa atari umugore wawe ujya kubana nawe yariri he hanyuma abasenya ingo gute tuvuge nk'abo wavuze ati umuntu wasenye urugo ntakwiye ko abwiriza nk'uwo warusenye ku cyo warusenye kandi Imana yari imuzi hari ibintu niba nabyita desite urumva buriya tuvuka ibintu byose bizakubaho aba ari umugambi uteguye kandi buri kimwe cyose kikagira inyungu ushobora kujya mu rugo ukabyara misiyo yari kujya ngira ukubyara bikarangira ukaza ushobora kujya mu rugo kugira ngo uwo mugiye gushakana azabone ubugingo kuko hari igihe buriya nk'ikibazo cy'ingo ntabwo ari kenshi uzasanga Imana yarahaye umuntu ngo iguhe mudakwiranye nubireba uzasanga abantu benshi babana Imana barabonye ko bashobora kuzuzanya niyo mpamvu uzajya kubona ukuntu umugabo agira amahane ukabona umugore aritonda ntabwo uzabona abantu babiri mu rugo ngo ubone bombi bitonda ntabwo bibaho ntabwo uzabona abantu babiri ngo ubone bagira amahane ntabwo uzabona abantu babiri ngo ubone ari ibisambo kandi buriya hari ikintu kimwe uko byamera kose usanga n'ubundi bigaruka kuri twebwe abagabo bigaruka kuri twebwe abagabo kuko burya abagabo nitwe tugira uruhare runini rukomeye rushobora gutuma ingo zacu zubakika cyangwa se zigasenyuka wowe niko wemeza ko hariho n'abavuga ko uruhare rw'umugore uruhare n'urw'abagabo kuko bavuga ko umugabo yarahinduka ntabwo Imana yageze ihereza umugore ubutware buriya abadamu hari ikintu bakwiye kumenya uyu munsi turi mu buringanire ni byiza ariko umugabo ni umutware umugabo ni umutware Bibiliya yaduhaye ubutware ngeweho umudamu w'iwanjye hari igihe tuvugana nk'ibintu ukabona dushatse kubyumvikana reka tujye muri Bibiliya ivuga ko ndi umutware ubwo se ntugiye kumusikamiza Bibiliya wajya guteze erega Bibiliya niryo tegeko nshinga ry'isi ariko ntabwo ariyo mategeko agenga u Rwanda ikibi ni uko mva nyiri ikibazo gihari ikibi ni uko uyu munsi ubundi abantu bose bakwiye kuganira ku bintu ikibi ni uko uyu munsi waba ufata nk'ikibazo kuko ibintu byose mu rugo mugomba kubiganiraho mukabyumvikanaho ariko burya gufata umwanzuro se mwatora muri babiri byange bikunde uraza kumubererekera afata umwanzuro none se umuntu utizasenga udasenga yabigenza gute wowe ukoresha Bibiliya udasenga yabigenza gute udasenga icyambere afite n'inshingano kandi Imana izazikubaza kuko ufite inshingano nk'umugabo erega buriya hari ibintu uzarebe uyu munsi leta y'u Rwanda iyo utishyuye amashuri y'abana baragukurikirana ntabwo ushobora gufata abana bawe ngo babwire ngo nimwicare aha ngaha ngo nka kera wabwire umwana ngo se ko ntize sinzabaho ariko uyu munsi ntabwo ushobora gufata umwana ngo areke kwiga n'Imana rero hari ibintu itubaza Imana izatubaza uko twayoboye ingo zacu Imana izatubaza uko twayoboye imiryango yacu uko twayoboye sosiyete rero kuvuga ngo umuntu ntabwo asenga ntibikuraho kuri umuntu kuko niba amategeko y'u Rwanda reka tujye mu mategeko niba amategeko y'u Rwanda avuga ngo umugore n'umugabo bagomba kuyobora ingo zabo mu buryo bumvikanye ntihagire ubangamira undi deja iyo umaze kwica amategeko y'igihugu umaze kwica y'Imana niyo mpamvu rero niyo yaba adasenga byanga ibikunde hagomba kubaho ko abantu badisikasinga ku kibazo gihari bakaza gufata umwanzuro rero ngatekereza nkavuga ngo nubwo abantu baba badasenga nubwo umugabo yaba adasenga nubwo umugore yaba adasenga kuko abantu benshi bubatse ingo zabo dufite abantu bamaze imyaka 50 bubatse ingo kandi bameze neza batigeze bakaragera mu rusengero n'umunsi umwe ariko ukabona erega hari n'icyo bita ubupfura mu Kinyarwanda ubundi fura uzarebe mu bintu bisenya iyo watangiye kujya muri public reka ngo urugero meki ngewe sinshobora kwemera ikintu gituma njya muri public n'umugore kuko muba mwamaze gusenya ibintu mu myaka tumaze nta munsi n'umwe turigera duhamagara umuntu ngo naza dukize ikisa dukiza duhura twari babiri uwo muntu wundi araza kugira ati none ngatekereza ngo nimba ibibazo byamaze kuba byishuka bijyana muri public bikagira ubwo bijya kuri YouTube bikajya ku mashene yose hanyuma noneho bya bibazo tukaza guhindukira ugashaka gutanga inama kuri byo urumva biragoye watanga ubuhamya ukavuga ibyakubayeho kugira ngo bitazagira undi muntu bigira gute bibaho ariko ntiwavuga ngo noneho ngo nzanye inyigisho yo kubakomeza banza wikomeza ubwawe ubone gukomeza abandi ni ko Yesu yabwiye Petero hanyuma wenda icyo ngira ngo uragisobanura neza tukiri ku bavuga butumwa tubona ndagira ngo tubona bavuga butumwa benshi b'abagore muri no minsi nibo bagaragara mubibona gute
buriya umunsi ubundi kera ntabwo Bibiliya yemeraga ko abagore bavugira mu iteraniro, nta nubwo yemeraga ko bashobora kubwiriza. Burya niwumva ngo Yesu ngo yahagije abantu 5,000, Bibiliya iratubwira ngo abagore n'abana batabaze, kandi burya ntabwo babashyizemo. Burya ubabaze ushobora gusanga byari 50,000, kuko nureba uzasanga muri sosiyete abagore n'abana aribo benshi. Uyu munsi mu Rwanda niba dufite miliyoni 12, ushobora gusanga urubyiruko abakobwa n'abahungu ushobora gusanga wenda ari nka miliyoni 6. Kwanza si ushobora gusanga ariko bimeze. Oya n'ubundi mu Rwanda urubyiruko nirwo rwinshi kurenza kandi ni inyungu ku gihugu biriye. Hanyuma ugasanga abagore mu bantu 12 ufasha abagore n'abakobwa muri miliyoni 12, wasanga abagore n'abakobwa bagera nko muri miliyoni 8, ugasanga abagabo n'abahungu ari miliyoni 4. Rero kera ntago byabaga byemewe, ariko umunsi Yesu Kristo abambwa, Bibiliya iravuga ngo umwenda ukingirije ahera usatukamo kabiri. No kuvuga ngo ikimenyetso nuko buri wese yagombaga kwinjirira ahera, yaba umugore, yaba abana, yaba abakuzi. Rero kuba abagore bari kubwiriza ubutumwa bwiza ni byiza. Ngiye kuri ngiye mbona ari byiza. No gufunga umupaka, mba nifuza ko ngiyewe n'itorero nsengeramo ryazagira igihe rikabaha kuba abashumba b'amatorero. Itorero rya DPR. Itorero rya DPR. Burya ari ikintu ntakubwiye, buri itorero ryanjye ndarikunda. Nkunda itorero ryanjye ku buryo sinshobora kurivamo. Handi waje urikundira iki? Oya urumva hari ibintu ntose meki. Wenda simbizi ariko ntekeza ko wabatijwe nyuma. Wavukiye wenda handi. Ngewe uvukiye handi. Ngiye mvukiye ahantu uzo uhanyirukane ngende wo hasigare gutese. Donc hari ibintu buriya hari ikintu ntakubwiye. Urabona ibintu by'agakombe biza. Umuntu wabaje ikibazo cy'agakombe bwa mbere muri ADPR ni ngi. Kubera iki wakibajije? Ntakemera. Ntago wakemera. Oya. Uzima ntakemeraga. Babizanye nabi. Baravuga ngo agakombe ngo twasanze umuntu bidusobanuriye ngo twasanze mu nama ngo abantu bashobora kwanduzanya indwara. Ngiye narasomye ijambo rivuga ngo igaburo ryera rikiza indwara. Bitanshyira kaboko hejuru. Tuvuga none kuri rya igaburo ryera bigenze bite? Ebana tumera nk'abagumutse. Buriya nujye ubona nkubwira ngo nasabye imbabazi mu itorero nari naragiye nkora ibintu byinshi. Ntago ari turatwubuyobozi turoroshye. Turoroshye ku bintu byinshi kuko kugira ngo numve ibintu mu nama byaragoraga. Kandi kubera ibyo wasomye muri Bibiliya. Kubera ibyo nasomye. Kandi ngakora uburyo nabandi bari bubyumve bakumva yuko ibyo bintu atari byo. Ariko igihe cyo gusohoka kigeze. Mbwira basohotse bagiye gusohoka bati tugende karaka. Abo bantu bari kutubwira ngo ntibemera nako ngo bazanye agakombe. Baje badusanga mu itorero none uho ngende kandi ko nakaraka njye mbwira n'ubushize nabivuze kuri kamera za channel imwe nayo ndi kuvugiraho. N'umuntu watekereza ko Mahoro nava muri ADPR uwo mushinga ntabwo ushoboka bazawihorere. Nugira ibyo atekereza ntibishoboka. Donc nongere mbisubiremo buriya ikiza cy'itorero ntabwo icyo ribakora nuko gutenga. Burya nta kashobagira ngo uvuge ngo baraza gushyira mu kasho wenda iminsi 30. Icya kabiri ntibashobora kukuza kujya guterana. Ikintu bashobora kwimana igaburo. Rero kubutaririmba Imana rero no kubutaririmba no kubutakora utavuga ubutumwa bwiza. Imana rero yo ibiza umutima wawe. Kuko buriya nge sinyangira ikibazo cy'uko abantu bari kumbona. Nibi byose byivuga butumwa comment ibiki ntago ibyo mbabyitayeho. Ngewe nitaye ngo Imana imbona gute. Wabyumvishe? Ni nayo mpamvu ubona nafashe icyemezo nkavuga ngo hari ibyo nkwiye gukiranura. Hari abantu benshi bambwira ngo kandi batari ko urahimutse. Ubundi wari intwari none ubaye ikigwari. Ariko se kuba ikigwari wumva umutima ukudiha wumva nta nijoro wabona waburi mu biki. Rero abadamu ngewe mbona kuba ubwo tugarutse kuri sije karakara gaciyemo abadamu mbona kuba bashobora kubwiriza ubutumwa bwiza ni byiza. Biri mu murongo ariko bari kubwiriza ubuhe butumwa. Icyo nicyo dukwiye kwibaza. Ubwo nacyo wakijya ukakira. Bari kubwiriza ubuhe butumwa kuko uyu munsi hari abadamu following ukavuga ngo rwose uyu mumama pano ba Pastor Minyoni n'abandi mbyuka nkajya kureba ibyo yavuze. Ngewe hari n'igihe njya kuri YouTube narangiza nkabyuka nkabwira umugore nti reba nkihana nkavuga ngo Mana mbabarire ngasenga kandi nkumva ngiye mu murongo mwiza kandi niza ngisho zo kuri YouTube. Ni ikibazo gikomeye cyane rero niba abantu twumva ko twabonye uburyo bwo gukora ivuga butumwa, twumva ko twabonye uburyo bwo gukorera Imana, nabo badamu wa mugani bakaza. Kuko uyu munsi umuntu wese ashobora gufata miliyoni 2 agahita afungura cyane agashaka ibikoresho agatangira ivuga butumwa rye. Ariko ngewe icyo mvuga reka tujye mu ijambo dusome iki jambo rivuga
turengo bibiri ivuga iki kuri iki. Ariko nibigera ku bijyanye n'amahugurwa, nibigera ku bijyanye no kuvuga kuri sije runaka, ntabwo uzajya kubwira abantu ngo nibaririmbe utazi kuririmba, ntabwo uzajya kubwira abantu ngo gucuranga kandi utabizi. Donc nifuza ko ngewe abantu bajya mu ivugabutumwa ry'ibyo bashoboye gukora. Buriya ihema ry'ibonaniro ryubakwa, Imana yagiye iduha urugero rwiza. Imana yabwiye Mose iramubwira ngo rero niba mugiye kubaza amabuye mujye mushaka umuhanga w'ibyo bintu. Bakagenda bakajya kureba mu Isiraheli bakavuga ngo umuryango uzi kubaza no guconga n'uwuye. Niba mugize icyo kubamba ihema muri abahanga b'ibyo bintu, ni ukuvuga ngo inyigisho z'abubatsi ngo, inyigisho z'umuryango, inyigisho z'abana, nk'ubu ngewe ntabwo ushobora kumbwira ngo wenda ngo nize nigishe wenda ikisugara wenda abana nabigisha kubera ko nanjye nabyaye inzu uburyo barera, urumva, wenda korari narayiyoboye, wenda abubatsi ngo nabigisha. Ariko biragoye ko uyu munsi nakubwira ngo ndajya kubwiriza wenda inama nyobozi, kuko si nyirimo inama nyobozi y'abadiyakoni n'iki ngo mbahugurire umurimo w'ubudiyakoni. Ntabwo umunsi nshobora guhamagarara hano ngiye muri studio za Bwiza ngo mbwire ngo abadiyakoni bo macaci ngo dore uko umurimo ukorwa, ngo ntabwo ibyo nabihamagariwe, ntabwo ari inshingano zanjye. Niyo mpamvu mbona ko abo badamu n'abo babyeyi nibakora ivugabutumwa ariko bagira umurongo ntarengwa. Umurongo ntarengwa ni bya bindi byagutsinze, byaragutsinze wenda urabyihana, ubyihana nk'icyaha, siko bimeze, ubyihana nk'ikintu cyakunaniye. Biragoye rero kuvuga uyu munsi ngo kugihugura abandi. Aricyo wavuze by'amazina, hari uriya mama we wataye abana cyangwa se wagiye gushaka undi mugabo, abana akabasigira papa wabo, we yaravuze ngo abana bagenda bakunda kandi asara bakunda, ngo rero nta kintu bazo bafite. Ariko abana bakeneye papa wabo na mama wabo, ntabwo bakeneye papa wabo wenyine. Hanyuma wenda ibya Gihozo by'impamvu ntajya mbitindaho cyane, reka mbwire Meki, n'uyu munsi ngiye ntabwo ndemera ko Gihozo biriya bintu ari ukuri. Ngewe mbifata ntabwo tuziranye, uretse kumubona kuri kamera ntabwo tuziranye, ariko mbifata nk'intambara ari guhura nazo. Umunsi nzabyemera ko ari ukuri ni umunsi azahagarara kuri kamera akavuga ati burya nubwo nababwiraga biriya, kubera ko ntabwo dukwiye kumva iby'abantu gusa. Nyirubwite nawe ukwiye gushyira nkuko nawe nta wari uzi ko washoze intambara muri ADP. Yes, abantu bari bazi ko ndi umwere. Wenda hari abantu bambonaga bari babizi bakavuga bati dore wa mugabo. Ariko hari n'abandi bambonaga, uzarebe muri comment hari abantu bandika akavuga ati wa mugabo wenda kwikundira, duka atanabona ko harimo ikibazo kubera ko gukunda, kuko buri abantu bose ntibashobora kukwanga. Nk'ibya Gihozo byo rero ntari cyo nabivugaho, kuko kugeza uyu munsi sindabifata nk'ukuri. Ntabwo urabibona nk'ukuri. Uko niko kuri kwawe kandi ni nabyo byiza Mahoro. Hanyuma Mahoro, hari ikindi kintu cyane cyane reka tujye nko mu itorero. Kuki iki kintu cy'abavuga ubutumwa benshi bavuga ubutumwa cyane cyane ku macano nari bisanga arabiganjemo benshi abadeperi, kubera iki haba arabo muri ADPR, noneho kuki nabitwaga abasatuzi wigeze ubumvaho? Kubera iki bituruka muri ADPR? Niye mpamvu muri opinion yawe, mu gitekerezo cyawe? Reka ntekereze kuri iki kintu cyo kuba muri iyi minsi kuri za YouTube hari abantu benshi muri ADPR. Ntekereza ko ari ibibazo bya COVID-19, donc byarabaye, twese twaribaza ngo bizagenda gute. Ndabyibuka nk'iwacu Remera, umwe mu bantu twagiye dutekereza tukavuga ngo dukwiye gushyiraho uburyo bwo kugira ngo abakristu tubashe kubabona. Twahereye ku rubuga rwa WhatsApp, tuza kuza kuri Zoom, ngira ngo dutangira gukurikirana ngo ni iki twakora, bize kugera ku rwego natwe dufungura channel ya ADPR Remera. Noneho ntekereza ko byagize umuvuduko uturutse kubera ko abantu bari mu rugo, kuko nk'iwacu abantu babitangiye kandi koko nanaforunga ni nka Pastor Ziginshuti Michel, twahoraga dushaka ngo yagiye kubwiriza he, ni he harabari kugira ngo ni he channel abariho kugira ngo tumukurikirane n'abandi. Rero ntekereza wenda ko iki kintu cyatumye bigira umuvuduko munini cyane kubera ko hariho COVID. Ariko uyu munsi urumva byamaze gufata indi ntera, ku buryo n'itorero cyangwa abayobozi b'itorero birabasaba kugira ngo bagire undi murongo, bagire umurongo bagomba kubiha, kuko uyu munsi ushobora gusanga umuntu wenda afitanye n'ibibazo n'itorero ariko hanze ntibabimenye, kuko uzabona ku macano menshi abayobozi b'itorero barimo bisobanura batumurisi n'umwitorero wacu. Kandi no kubera ko ADPR
ADPR ngenge bivuga ni itorero rimeze nk'iristari ni itorero rimeze nk'iristari ku buryo n'umuntu kuvuga ko arimo gusa na adresse kuvuga ngo ngende umwa ADPR na adresse nziza kandi buri uzakurikirane ntabwo ndi gutandukira ndaza kugera kuri iki kintu uvuze cy'abasatuzi buriya abantu benshi ntibakwiye no kwifuza kugira ibibazo nayo buriya waruzi ko iyo itorero rigutenze ubumeze nk'umuntu ufunzwe wenda kuvugisha iby'agateganyo uzare umuntu wese watenzwe umushaka ubwiza bw'Imana ukabubura mwajya muhura gusa nk'amarangamutima Mahoro winagaramanga nese utarisengeramo yabameze gute ntabwo navuze si no mu itorero rya ADPR honyine ni mu matorero yose udase utuvuga umuntu uri hanze udasenga kandi akaba ari imfura nk'uko wabigeze kuvuga buriya hari ikintu kimwe ukwiye kumenya Bibiliya iravuga ngo mugume uko mwahamagawe uzarebe uzabona nk'umudamu yategaga igitambaro ujye ubona ni mwiza kandi kutagitega si icyaha no kugitega si icyaha ejo agira gutya gikuramo ahita kubitaho amaherena agira gutubona abaye mubi kubera ko hari ukuntu wamumenyereye tutanagiye mu by'umuhamagaro Bibiliya hari ukuntu uramenyereye uwo muntu noneho rero njye nkavuga ngo itorero cyangwa amatorero kuko si na ADPR yonyine bakwiye gushaka ukuntu boriyanta ibi bintu by'ama YouTube sibyo ku buryo ushobora kuba umunyetorero sibyo bakabana guhana recommandation ikwemerera kuvugira kuri channel YouTube kubera ko uyu munsi turi mu bibazo byuko abantu bose bavuga turaba ADPR ugasanga baratenze turaba ADPR ugasanga babo ntibabemera turaba ADPR ugasanga babo hari ibibazo ku cy'abasatuzi rero rira ni itorero ry'umwuka icyo ni ikintu dukwiye kumvikana kandi buriya hari ikintu ukwiye kumenya aya matorero yose ubona yavutse nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi burya menshi avukamo bari abenshi ndabyibuka twiga mu ishuri rya Bibiliya umupasiteri umwe witwa Nehemiya yaratubwiye ngo uyu munsi nimba hari amatorero 60 mu Rwanda umubare w'uko abanyeshuri barangije mu ngano mwese muzashinga amatorero Pastor Rugamba twariganye niba nyumva Rugamba wa Bethesda Holy Church mwariganye twariganye twicarana tunumva ibintu kimwe uyu munsi ni bishop reba itorero yoboye ariko kira ntago ari kibi kuko ni muri bya bintu byo kwagura ubwami bw'Imana muri bya bintu kuvuga ngo ubutumwa bwiza buzakwira isi yose ariko se iyo ubutumwa bwiza gukwira isi yose no gufungura amadini kuki wese kuri umurayi iki muri ADPR kuki utarashinga idini uvuga ubutumwa biterwa n'umuhamagaro ikintu kitwa ushobora guhamagara gushinga idini birashoboka cyane kuko buriya reka nkubwire ujye muri Bethesda none se nkubaza idini ritabayeho abantu ntago bakizwa abantu byagora ubugorana gute byagora kuko ninde se ujya mu mitima y'abantu idini n'umuyoboro ariko uzi ko ari n'ibintu batwigisha cyangwa bigisha abantu batari bazi buriya nubwo ubona wenda rebera muri iki gihe cya covid abantu ntibarabakomeje kuba abakristo kandi bangahe barakubeshya gute Maho none se reka mbaze mubaze bahuriye n'iki ko bose bari muri uza abana b'abakobwa batwaye amada muri no covid barabaririmbye uzi abantu bari bafite amakwe bagiye bakishingira kubera ko bazo bashingirirwa muri kidini naryo riroriyanta ntabwo niba uyu musore se niba wenda itorero rifite umuntu yaravuye muri ADPR agashinga itorero reka tuvuge nk'umuro wa Pentecote Pasiteri Majyambere nyakwigendera reba abantu bajyanye uko bangana abo bantu bafite ibintu bakurikiye ni Yesu Kristo ari ibyo ubu ni ngewe ndi umuyobozi niba bakurikiye Yesu Kristo kuki batagumye muri ADPR nyine nicyo nkubwira ADPR so ntifite handi yavuye rega nifite irindi yagiye iva nyine nicyo ndi kubaza gushinga amadini cyane byungura Imana gushinga amadini cyane icyambere niba Imana yaravuze cyangwa byungura abayashinze rega Imana yo ntabyo ikeneye kunguka Imana ikeneye kunguka iki kujya mu ijuru n'uburenganzira bwawe ni n'inyungu zawe rega Imana iyo dusomye Bibiliya iduha guhitamo iduha amahitamo burya Imana igushyira ibyiza n'ibibi imbere kandi iyo uhisemo ikibi nta kigutwara niba uhisemo ufite aho uzabibarizwa ariko wenda gushinga amatorero n'amadini kuvuga ngo ese byungura Imana mu ruhande rumwe hari aho ubwami bw'Imana bwanguka ariko mu rundi ruhande ugasanga abayashinze nibo bagize inyungu kubera ko uzabasangamo bagize ibyubahiro icyo ni icyambere kera twiga batubwiraga ko ibintu bitatu bigusha umukozi w'Imana ari abagore amafaranga n'icyubahiro kubera ko nari nkiri muto nari nkiri n'umwana nkumva simbyumva mvuga nyine nta mukristo wagushwa n'ibyo bintu ariko uyu munsi uzi ko hari amatorero bagiye batanga nka pansiyo abantu bakajya kurekarama akavuga ati ngewe mwampaye pansiyo y'imyaka itaragera
wabyumvise akavuga ati ngewe wenda amafate ku myaka 55 ati kandi mfite 53 atahubwo nuko bari barabyanditse nabi wajya kureba ugasanga muri umuna we ngo murusha imyaka kandi ari muri umuna we ibyo rero byose ni cyacyubahiro ni cyacyubahiro abantu babarwanira ariko mu by'ukuri kuvuga ngo amatorero ngo yashinzwe ngo wenda ngo ese ubutumwa bwiza nibwo ari kubwirizwa biragoye uko tuzi ko ubundi icyo abantu bakora no kubwiriza gusa ibindi umwuka wera akikorera akazi ke niwe wemeza abantu iby'icyaha yego uvuga ngo abantu nkuko bavuze ko wowe iyo ubonye ubutumwa kuri YouTube ushobora no kwihana ushobora no kubwiriza nk'ibiri gukora ushobora kubwiriza nk'uburi kubwiriza ntago uri kuvuga ubusa ibiri kuvuga ejo bundi ukabona abantu barabwiye ati maho ibintu watanze natwe twarakijijwe yego jewe ikintu nabazaga nagira ngo tuganire nk'umuntu nkawe w'umuhanga wize theology amadini atabayeho abantu ntibakizwa tuvuge ko ari igihe kibayeho cyuko amadini atari bubeho erega igihe n'ubundi si yagiye ibaho amadini adahari kandi icyo gihe ese ukwiye kwibaza ngo ese icyo gihe Imana izakira imanza abantu gute Imana yaduhaye icyo bita umutimanama ni ukuvuga ngo ibi bintu byose dukora byo gusenga ni ibintu biza biherekeje umutimanama niyo mpamvu uzari bijye gukora ikintu umutimanama urakubwira ngo ese iki kintu gikore cyangwa kireke ni ukuvuga rero abantu bashobora gukizwa n'amadini adahari bashobora gusenga n'amadini adahari urumva tugiye kumara umwaka urenga abantu bari bameze nk'aho badaterana cyangwa baterana mu buryo uyu munsi ejo ntibongere guterana ariko uko Bibiliya ivuga iravuga ngo ababi bazakomeza gukora ibibi byabo ariko abera bazakomeza kwera ni ukuvuga ngo umukiranutsi bazakomeza kiranuke ariko n'umubi bazakomeza kuba mubi rero kuba amadini yaba hari no kuba yaba adahari wowe ukaba ufite umutimanama kandi ukaba uzi ko Imana ihari byange bikunde uzumva uyu munsi hari intambara iri ku macana YouTube uzumva no kubwira ngo Imana y'u Rwanda iyo babihuje usanga Imana y'u Rwanda ariyo Mana yo mu ijuru kuko baravuga Imana y'u Rwanda yirirwa handi igataha i Rwanda wabyumvishe ni ukuvuga ngo abanyarwanda nubwo batari bafite ntabwo ari cyo kiganiro turiho meki wenda tuzakifatira umwanya nubwo abanyarwanda batari bafite abantu baje kubabwiriza ubutumwa bwiza ariko ubwabo bari baribwirije bari baribwirije kuko bari baramenye ko bafite Imana hari n'abavuga ko hano mu Rwanda ariho hari ingobyi ya Edeni ibyo byabo bizi u Rwanda rwo ni igihugu cy'amasezerano ni igihugu gifite ibintu Imana yagiye icyaturaho byinshi ikindi dukwiye kumenya nijoro nari ndi kureba kuri channel YouTube ya mwanafunzi sinzi ndi kureba amazu abaperezida bakoreramo bavuga bahere ku nzu ya 10 yari Tanzania ariko muri Afrika ariko inzu ya mbere yabaye Burundi iya kabiri biye mu Rwanda wabyumvishe none abantu baravuga ngo none se ngo presidence ngo y'u Rwanda ngo irutibunaka ariko hari icyo bakwiye kumenya u Rwanda ni igihugu muri cy'amasezerano ni igihugu iyo urebye ibintu byagiye bikibamo ubona ko ngewe hari n'igenge ntekereza ko twebwe abisiraheli hari igihe mba numva ngo bavuga ko abisiraheli n'abanyarwanda bafite aho bahuriye hari igihe mba ntekereza nkareba amateka y'igihugu cyacu nkareba ni ibintu twazafatira umwanya ariko ukagira ngo ukabona huye na Isiraheli ni nayo mpamvu umuntu asenze ngo Mana ya Isiraheli undi agasenga Mana y'u Rwanda ngewe is the same nanabisenga Mana y'u Rwanda ntabwo nkunda kuvuga n'Imana ngo Mana ya Burahamu cyane kuki se navuga Imana ya papa kuko Mana yanjye Mana ni Imana ya data da niba wenda yanjye byanze ko nawe akijijwe nawe yarakijijwe so ngewe nkabona kuba amadini ahari ni umuyoboro mwiza werekeza abantu mu cyiza kuko kugeza uyu munsi turabona amadini yigisha ikintu kibi byange bikunde bose bigisha ibintu byiza ariko bumva ko hariho n'amadini ya Satani kandi aravuga arahari ariko hano ntabwo arahagera hanyuma wenda turi ku musozo wenda w'ikiganiro cyo kubaza ikindi kintu ubuhanuzi wemera ubuhanuzi ndabwemera kugira ngo umenye ubuhanuzi bwo kubibwirwa n'iki buriya ubuhanuzi bwose bwemerwa busohoye igihe cyose butarasohora ntabwo wavuga ngo wabwemeye ntabwo wavuga ngo urabuha umurongo ariko icyo tugomba gutega ni urumva mekini bya bindi mpora mvuga donc buri department mu itorero usanga irimo mu matorero yose ntago ari itorero rimwe usanga harimo kuvanga uzasanga urwego rwo mu badiyakoni harimo ibintu byo kuvanga usanga mu rwego rw'abahanuzi harimo ibintu byo kuvanga usanga mu rw'abaririmbyi harimo ibintu byo kuvanga ariko ubundi tugendeye ku cyo Bibiliya ivuga abahanuzi kuva na kera babagaho kuva na kera abatubanjirije cyangwa muri Bibiliya Imana yarabasangaga ikababwira ngo nimukore gutya abami Imana yagiye isanga abami ba Isiraheli igasanga abami b'abayuda Imana buriya hari abantu babona nk'umwami Ahabu ubwo turi kuri cya kiri cy'ubuhanuzi
Ahabu yarahanuriwe, Imana imubwira ko ubwambi izabwambura kwa bene shebuja ikabumuha. Ngo arangije ngo aragenda, igihe Israel icikamo kabiri, umuryango w'abayuda n'abanyamiriri bakora igihugu, n'abanyisirayeli bakomeza, abandi indi miryango 10 komeza mu majyaruguru. Baragenda nyine bakajya basenga, ariko bakajya gusenga i Yerusalemu i Buyuda, bakamanuka hasi. Ngo bukera byitegereza aravuga ati rero niba komeza kujya bamanuka bazageraho bagarukire bene Dawidi. Ahitavuga ati biroroshye, ngiye nabashingiye izindi mana, ntimuzongeye kuruha mu Yerusalemu, dore ngizira mujye mugera mu zisenge. Yibagirwa ko afite isezerano ry'Imana yamuhaye. Ariko ubundi ubuhanuzi icyo ngiye buvugaho ndanabwemera, ahubwo abantu benshi barabubeshya. Ubuhanuzi butambuka muri no minsi ugenda ubona ruvuga ku gihugu ngo abantu bazahura n'ibibazo ngo bijyanye na covid. Meke ahubwo ngiye nari nzi ko abahanuzi, urabona nk'ubu ngiye maze imyaka nk'umunani ncecetse ntavuga, kandi cyatumye nceceka urakizi. Ubu nari nzi ko abahanuzi bagomba guceceka nyuma ya covid. Wowe uzi ko bagomba guceceka? Kuko urumva barahagaze bakajya bahanura bavuga ibintu, nta muntu n'umwe wageze uhanura covid. Ntawe. Meke ndasoma ndakurikirana, uretse TB Joshua. Uretse TB Joshua wabaye nk'uvuga ibintu bikomeye, wakomeje no kubivuga cyane, wabivuze before. Wavuze ibintu bikomeye, ahanura ibizaba ku bwami bw'Ubwongereza, ngira ngo wajye bikurikirana nawe, ahanura ibizaba kuri Amerika, ahanura ibizaba ku bihugu, ahanura ibizaba kuri Afurika, kuba president n'iki, kandi byarabaye. Urabyibuka harimo ubuhanuzi yavugaga ko abantu benshi b'aba president bazataha bazapangira mu mwaka, uyu mwaka wa 2020-2021 n'umwaka uguyemo abaperezida n'ababayemo benshi, uretse nka we wavuze ko ibyo bintu. Ariko se wansobanurite mu Rwanda uburyo dufite abapotre, dufite ababishopu, tukaba twarinjiye muri covid, nta muntu n'umwe wigize hanura icyo kintu. Wewe kubumva abahanuzi bakwiye guceceka? Oya, bagombye guceceka, bagombye kuba bacecetse, doka kuri iyi covid ntagire icyo bayivuga, bagahanura ibindi. Kuko uyu munsi urumva umuntu araje ngo Imana yarambwiye ngo ni igihano covid, ngo ni igihano Imana yabahaye. Igihano se cyo ko twagize gute? Donc Imana ijya kuzana igihano cya covid. Ese reka tubare isi yose buriya ibintu by'ubuhanuzi nabyo ni tugomba kwitondera. Uzarebe umugore atwite 80% amuhanura ko azapfa, wabyumvishe? Cyangwa se wenda umudamu wenda wagiye muri onapo kumubwira ati abana bawe bazapfa, icyo ni ikindi kiganiro wenda abantu bazagira, kuko tuzagira tuzagira ibiganiro byinshi by'uruhererekane. Ntekereza ko tuzagira n'igihe tukavuga ngo ese kuboneza urubyaro biremewe mu itorero cyangwa mu matorero, ewe n'icyo tuzabivugaho ikindi gihe. Ariko abahanuzi ndabemera, ndanabwemera, ariko bakwiye no kumenya aho bagarukira. Ese wari uzi ko ari umuhanuzi umwe wahanuriye abantu ngo arangije bari batatu, baranyuva Meki, noneho ngo babira babwira ibintu by'ukuri, uwa gatatu ngo yumva nta kimana mu bwenge. Uwo muhanuzi yarabimbwiye ndumirwa, yarabitubwiye turumirwa, aramubwira noneho naramuhanurira, nawe nyine amubwira ibye, ariko mu by'ukuri amubeshye. Ngo bamaze gutaha Imana aramubwira ati rero bariya abantu babiri nabwiye ibyabo nzabikora, ariko nawe wabwiye uzabimuhe. Ati Imana se nabikureyo kubona namubwiye imodoka namubwiye n'amazu. Ati rero irukuba kurikire ubabwire ko babeshye. Aragenda birukaho ngo abasanga Nyabugogo, ni ibintu byabaye. Arababwira ati rero wowe ibyo nakubwiye Imana izabikora, nawe ibyo nakubwiye Imana izabikora, ariko we nakubeshye, nabonye nta kimana ikubwiye, numva nkugiriye impuhwe ndakubeshye, umbabarire n'Imana imbabarire. Urumva hari n'amarangamutima. Uzarebe uriya nko muri gereza uzubuhanuzi buhaba, nubwo ko abantu batashye ubuhanuzi bwo muri gereza. Ni ukuvuga ngo buri teraniro ryose ryateranywe hagomba kubonekamo umuhanuzi ubwira abantu kuko nibyo bakeneye. Njyewe bamanuriye gutaha bakambwira bati Imana ibuciye mu buroko iraburangije, ariko imyaka 5 narikoze ndayirangiza. Iyo baguciye yose 5 yose barayirangije, kandi baragwanuriye ko ugomba kurangiza. Wowe naravuze ko nzandika iwanjye ko abantu bose bemerewe kuhagera, ariko nta muhanuzi wemerewe gukandagira iwanjye. Niko nibwiraga, niko bavuga. Kuko byarankomerekeje. Bakambwira bati umuntu akaza akakubwira ati liberation conditionnelle iraje, waranditse kandi urabyujuje, nta kibi wakoze cyatuma we utayibona. Ariko urumva liberation ntabwo bayiha abantu bose, bafite ibyo bagenderaho. Wajya kubona ukabona urumva basoma bakurikije alphabetisation ukoze alphabet, wajya kumva ma ukumva zirashize amahoro batamuvuze, kandi umuntu yarayampanuriye.
uzasanga ari ubuhanuzi bubayo nubwo uko muratashye wibaze noneho umuntu umaze imyaka 20 abwirwa ayo magambo. hari n'abapfa barabihanuriwe kamubwira ati rwose uratashye ugiye gushyingira umuryango mugataha mubyina muvuga muti Imana irabikoze, kandi ukabona umwuka nyine yarahari ebana hashira nk'icyumweru ukumva nk'umuntu wari yuriye ngo agiye kuryama ngo aramanuka ku bitasa arapfa bakamushyingura, kandi yari yabwiwe ibintu bikomeye. Rero ni ukubyitondera kuko ubuhanuzi bwose bwemerwa aruko busohoye. Kuri wowe ubuhanuzi bwemerwa aruko busohoye, ntabwo abantu bakwiye ubu nge nari nkubaje kubijyanye no muri iyi minsi, icyo ngira ngo wagisubije. Gusa bona icyo nakongeraho abantu bakwiye kwitondera, hari ukuntu dufata abahanuzi nk'Imana, hari nubwo tubakoresha n'amakosa. Ngewe kera najyaga nkoresha abahanuzi nk'amakosa, yazi wanjye nkumva namwimukiraho ndyama nkamwubaha cyane, nkumva nyine ni umuntu waje urumva umuntu uvuze ngo ni mumva ko ngiye ukwiteka mvuze wo mwijoro avuze ni umuntu wo kwimukirwa. Tukabatera amakosa, andi makosa twagiye dutera abahanuzi ni ukubaha amafaranga. Ubu ngewe n'ababyumva babyumve, nubwo wampanurira iki hari ibintu ntagukorera, sinaguha tike, sinaguha amafaranga, cyakora sanse ndi kurya naguha ku biryo, kubera ko namaze gusanga ko amafaranga niyo yica abantu. Iyo umuhaye 10,000 kubera ko azazi wowe ukongera ukayamuha, ahimba n'ikindi kintu kiri buze gutuma azi wawe. Wa utayamuhaye ntazamubona. Ngewe umuhanuzi yageze ampanurira arambwira ngo nzatunga miliyoni 27 z'amadolari. Muri Afrika nta muntu yagira ayo mafaranga. Uko Imana itabikora 27 z'amadolari. Urumva miliyari 27 z'amadolari, miliyari ntago ari miliyoni. Kandi muri icyo gihe narabyemeye. Nigeze muri n'umuhanuzi arambwira ati noneho wowe buri kintu cyose utunze genda ukora akantu gato tumpereze njye gusenga kugira ngo ibintu byawe bizamuka, ahubwo wajya kubona ukabana nibwo byamanutse. Wabyumvishe kubera ko wagiye mu buyobi. Ni ukuvuga ngo ubuhanuzi tugomba kubwitondera kubera ko ushobora kuyoba ndetse bigatuma byaguteranye n'Imana ubwayo, kubera ko utagize ubugenzuzi. Umwuka wose ugomba kugenzura. Usara ikindi twakongera ku kiganiro. Icyo twakongeraho nuko abantu bose bagomba gukurikirana Bwiza TV, kuko mu by'ukuri urabona ko ifite ibiganiro byiza, haba mu buryo bw'imyubakire y'ubugingo, haba mu buryo bw'imyubakire y'Abanyarwanda. Bwiza ni ikinyamakuru ubona ko kiri kugenda cyubaka ibintu byiza kandi abantu bari bakeneye, kandi tuvuga yuko tuzakomeza ubutaha dufite ibiganiro tuzagenda tubategurira umunsi ku wundi, kandi bigenda byubaka ubwami bw'Imana n'ubugingo bw'Abanyetorero. Yego, Mahoro arakoze cyane, ngira ngo mwamwumvisha ibyo avuze, ibindi nayo nta kintu nakongeraho. Mahoro twabwira abantu ngo naho ubutaha.